Nakagoze k'imvura n'amaraso y'abakiga ntabwo ashira. N'amaraso y'abakiga. Abantu banyoye ikigage ntabwo. Kandi turi imfura cyane. Cyane bitarabaho. Turi imfura bikomeye. Yego. Mumfashe dushimire muzehe Ngombwa Timotheo, mwumvise ibigwi bye, indirimbo nyinshi ziririmbwa inahangaha, inyinshi niwe wazihimbye, intore mubona zihamiriza inaha, abamaze kuba baririmbirwamwa, abenshi bamuciye mu maboko, rwose reka tumushimire. Kandi mwumvise ko ari n'umusaza wagize uruhare mu kubohorwa kuri iki gihugu. Ibyo byose ni ibigwi byawe muzehe, turagushimiye cyane. Murakoze cyane. Inkora TV tuzakomeza tubashakire amakuru, amateka, aho abantu bagiye baca inkora yabo, kugira ngo tubone icyo twabigiraho. Icyo nababwira ni mukande share ku biganiro byacu, mu bisharinge, mu bisangiza abandi. Nyamunani muduhe ibitekerezo byanyu, mukande like, mukande na subscribe. Hanyuma ibindi biganiro byacu naho ubutaha tuzakomeza tubibagendere aho mudushobora kujya. Ngaho rero mubane n'Imana. Urakoze cyane muzehe. Urakoze cyane, ukunda kunsura nanjye ndabikunda cyane. TV muraho neza, ndabaramutsa cyane. Uyu munsi twatembereye, ariko nk'uko bizi tuba tugenda tureba inkora y'amateka, inkora y'abantu, amateka abantu basize, ibyo basize bavuze cyangwa se ibyo bakivuga, ibigwi byabo. Ibyo byose rero tuba tugenda tubireba kugira ngo tubashyikirize. Uyu munsi nasuye umusaza Ngombwa Timotheo. Ni umusaza ufite ibigwi byinshi muri uru Rwanda, si no mu Rwanda gusa ahubwo no mu gihugu no hakurya y'igihugu cyacu. Nawe yagezeyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muraza kubyumva. Icyo twabakangurira gusa nuko mwakanda subscribe kugira ngo tugire umuryango munini, tugire umuryango mugari. Mukande like kugira ngo mutwereke ko mwabikunze, munakande share kugira ngo ibiganiro byacu bigere kuri benshi. Ariko hari ikindi gikomeye mutakwiye kwibagirwa, nimwibagirwe kuduha ibitekerezo byanyu muri comment. Ngaho rero tugiye kuganira, twumve inkora y'uyu musaza Mwoka byaramwe. Ndatekereza ko bibe byiza. Ngombwa Timotheo, ndakuramutsa cyane. Karame muraho, mugira amahoro. Ikaze kuri kamera zacu, twari tukumburanye. Murakoze, nanjye nari mbakumbuye cyane, duherekwa na kera. Yego, tukiri abakobwa. Tukiri abakobwa shenge. Tukiri abakobwa, iryo jambo nyandibwirwa na Muyango. Ajya avuga ati tukiri abakobwa. Jambo nakange burya ninjye bagakuye. Burya niwe wakazanye. Karadananye. Muzehe Ngombwa Timotheo, abantu barifuza kumenya igihe wavukiye, aho wavukiye, ubwo n'imyaka yawe n'igisekuru cyawe. Imyaka yanjye se ko ari nk'iy'Adamu Kanyago, we ugira ngo nanjye ndacyayibuka. Niba uzi iy'Adamu rero ni iyo ngiyo. Reka da? Sebantu. Navukiye Ibyumba ahantu cyane ku mupaka wa Uganda n'u Rwanda muri 45. Mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Intambara ya kabiri y'isi. Nubwo ntayirwanye rwose nari ntarabona. 45, ubwo imyaka ibaye 79. Ndagenda buhoro buhoro. Gake gake usanga mu ijuru.
usanga izindi ntore cyane zose izindi ntore cyane cyane. Muri 45 uvukira ibyumba hagana hehe? Neza neza ahantu hitwa Cyumba uri hafi y'umupaka mu Kiga njya mu Kiga mu Kiga Munonga ni kare ni Ndugambazi yego. Wavukiye mu wihe muryango? So yitwaga nde? Data yitwaga Mureganshuro Theodore, niwe watwaraga aho ngaho, yari shefu kera. Uri mwene Mureganshuro? Wa Ruhararamanzi rwa Shumbusho, yari rwasa ku ngoma ngo ba rwose. Mureganshuro ubwo yari yadikanyije na Katabarwa na Barwigemera na Baryumugabe Gerivazi, no mu Buberuka hari abandi kwa Karyabwite, inzu ya Karyabwite nabonye Kigali, izo babyitaga sheferi. Banyamucenshera bategeka za Bwisige n'Ubuyaga warategeka Bwisige, yego. Abo bose wari ubazi, nibo bari bagize icyo bitaga teritwari ya Byumba cyane. Byumba turi Abakiga twese rero cyane urebe uko tungana uko tungana uko se ntubizi ibyo ni ibivuzo. Iki ni ikene bikanja n'ibicuri. Nuko rero mwene Mureganshuro iwabo turifuza kumenya ishusho y'umwana w'umutware. Icyo gihe mwabagaho muti wanyu, byabaga bimeze ibyo ari byose, ntabwo hari nko muri rubanda. Ndayizi ko nari umwana mutoya, nari nzi ko tubaho, sinkari mwiza. Twabagaho nyine gutyo cyane. Amashuri se ko yari ahari, yari yaraje, ntabwo twabaga iwacu mu rugo cyane, twarigaga, twari dufite amashuri. Mwarigaga? Watangiye kwiga ryari? Utangirira he? Natangiye kwiga ngira ngo mfite imyaka 7 gutyo. Ibyumba rero niyo yari teritwari, niho twigaga. Twigaga ibyumba, nize ibyumba kugera mu mwaka wa 5. Icyo gihe iyo twageraga mu wa 5 twarimukaga, twakoraga ikintu cyitwa nka examen d'etat y'ubu ngubu. Iyo watsindaga rero bagushakiraga amashuri kugira ngo uzabone interina, ujye mu nterina. Muri interina rero mu Rwanda zari nkeya cyane, ubwo rero bikaba ngombwa ko mu by'iwanyu bakabashakiraho interina iri. Icyo gihe mu mashuri mato mwigaga mutaha? Ubwo rero interina tumaze gutsindira interina, batwohereje i Nyamasheke. Nkava ku mupaka wa Uganda n'u Rwanda nkajya ku mupaka wa Kongo n'u Rwanda n'amaguru. Data yaratunze imodoka, ariko rero n'abandi batari bafite imodoka barakodeshaga. Hari amamodoka yajyaga agenda ariko y'amakamyo ya Rubaho, ibyo bitaga Rubaho, za kamyo z'imbaho, kamyoneti, kamyo nizo zatwaraga nk'abanyeshuri. Sinzi aho ababyeyi bazikuraga mu biruhuko, zazaga kudutwara zikatugeza nk'ibyumba ugataha n'amaguru. So Mureganshuro yari afite imodoka y'ubuhe bwoko? Ka kamyoneti ka kera kitwaga Steve Maker z'Amerika. Yarakitwariraga? Abo bashefu bari bafite imodoka, yarakitwariraga, baraziguraga. Yari afite umushoferi, bari abasaza babifata abashoferi, batwara se ryari. Ariko hari abitwaraga, Banyamusheshera batwaraga, ariko Bakaryabwite na Mureganshuro bari bafite imodoka bose, ntabwo bafite abashoferi babatwara, bari abasaza. Ntabwo kwiga amamodoka ntabwo byari bibashimiye. Ubwo wabyukiye mu rugo rurimo imodoka muri 50 na kangahe? Muri 45. Muri 45 kugeza muri 51. Siko mutari mworoshye. Ariko batwari biboshye bari abakire cyane, bari abo mu Kiga batunze inka nyinshi, bafite amafaranga,
beza ibirayi baje gucuruza ibirayi kugira gute hari n'ubwatsi bwiza ubwatsi bwinshi cyane bw'inka bari abakiri nta kintu bari babaye wavaga ibyumba mu mashuri mato ugataha iwanyu za Cyumba ndataha Cyumba n'amaguru byari bino nk'ibirometero bingana 22 22 mu gitondo na 22 ku mugoroba oya twagendaga mu gitondo tugataha ku mugoroba saa 10 ukagenda wirukanka ya misozi ukayizamuka ukagera ngo amazi nta kintu byaraga bivuye hakonje hameze neza hari imbeho siko nta zuba nta ki ukava ibyumba wiruka ugataha Cyumba mu gitondo ugasubirayo wiruka byuka saa 11 ubwo ishuri wigagamo ukabugeze ku ishuri wigagamo ibyumba ryitwaga nguki ni mu bapadiri harya Buhambe za Buhambe hari ugeze Nyamasheke rero ugiye mu Nterina cyane ubwo twabaye abazungu ubwo tugatira mu Nterina twabaye abazungu cyane wiga iki wize iki icyo gihe muri icyo gihe ntacyo kwiga byari nk'uko tugira imyaka 12 abana bo bagira 12 mbese mwarigaga mukagera mu mwaka wa 7 icyo gihe wari wa gatandatu wa gatanu mwari mukaga mukiga ibiri muri internet kuko internet yabaga ahantu hamwe gusa yabaga Kabgayi ikabira Rulindo ikaba Nyamasheke ariko mwana Gahini oya byari tutaraba poroso ntibyari byakabaye Gahini hari mu poroso bari batarakomera cyane nk'abapadiri nta mashuri bagiraga yego ahubwo muri petit seminari ni mu Nyakibanda bamwe bagega mu Nyakibanda bazashaka kuzaba abapadiri za Rwesero ntizari zakaje abashaka kuzaba abapadiri bagega mu Nyakibanda yego za Rwesero ntizari zakabayeho oya zabayeho nyuma rwose turi bakuru icyo gihe mwigishwaga nabande abarimu b'Abanyarwanda mbwira rero ubuzima myaka abapadiri abadirecteur babaga ari abapadiri behera byinshi mbwira ubuzima bwo mu Nterina icyo gihe ubuzima bwa buri munsi bwigishwaga n'abafurere Josephite yego aba Josephite bikabwari babazi babaga barize cyane barabahanga ba Josephite cyane yego bazi n'igifaransa twiga mu Gifaransa tuganira mu Gifaransa mwene murega nshuro bataha batavuye mu Nterina uvuga Igifaransa cyane ndi umuzungu rwose ukomeye cyane imyenda mwambaraga mute imyenda twambaraga isanzwe kabutura n'ishati bya kaki n'inkweto exige byari itegeko inkweto n'amasogisi yera hari ubuhe bwoko bw'inkweto nk'icyo gihe habaga mu nkweto nziza udukweto tw'amasandari twiza dukora inkweto nziza baraziguraga ababyeyi baraziguraga yego icyo gihe minervari yari 1500 urebe ko ari menshi cyane yari menshi yatwara icyo cyatumaga higa abana b'abatwari gusa ukanayaryamo kenshi n'abana b'abatwari nibo bayabonaga nta rubanda rugufi narwo rwari ruhari rw'abayafite abacuruzi abana b'abacuruzi twariganye cyane n'abandi b'abakozi ba leta abakoraga muri leta icyo gihe abana babo barigaga igihugu cyari kimaze gusirimuka cyane uza gusoreza ya mashuri yawe rero ubwo ngubwo twiziye twize umwaka umwe Nyamasheke baravuga bati tuborohereza ingendo aba bakiga bari Nyamasheke badusubiza Rulindo hari muri centre y'abakiga internet ije Rulindo bataba kugira ngo mujye mu Ruha muve ku mupaka mujye ku wundi abapadiri bari barashatse internet y'Rulindo bubaka amashuri haje komisiyoni ku gasozi hejuru Rulindo ni nkuru noneho abo muri Noru twese badusubiza Rulindo bamwe bagira Rulindo abandi bagira Rwamagana ubwo hari amaze kuba internet naho tugeze Rulindo tuba benshi igice kimwe bitwohereza Rwamagana
ubwo nakomereje i Rwamagana rero. usoreza he? Nakomereje i Rwamagana, nsoreza i Rwamagana icyo gihe muri za 59. 59 niho twatangiye koleje y'i Kigali. Ahangaha hano hepfo aha muri eto y'ubu. Yego. Koleje y'i Kigali niho yatangiriye, niho yabaga. Yari ifitwe n'abapadiri b'abaseriviyani icyo gihe. Itaraba ishuri ry'imyuga, yabanje kuba umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu wa koleje. Ubwo nimwe twagiye muri za 59 kugera muri 62. Yego. Igeze mu mwaka wa gatatu wa koleje 62, intambara iratera. Biratangira ibintu biravurugutana kuva muri 59, n'ubundi ntihari hameze neza. Abapadiri abazungu baraduhinduka, bakajya baza bakadukubita ngo turi abana b'abapolitisiye, ngo ba runari, banga demokarasi, ibintu nk'ibyo, bakadushambarira, bakatwirukana. Abandi umuntu aherutse kumbwira iwacu batangira guhunga rero. Umuntu 61 duhungira i Uganda. Muri Uganda niho hari hafi ya hano. Intambara batwika aho iyi misozi yose. Twari dutuye i Remera ahangaha. Mukuru wanjye niwe watwaraga Remera, yari chef ukomeye cyane. Mukuru wawe we yari yarize n'amashuri cyane menshi. ubwo ninde? Yitwaga Mungarurire, wajya kumwumva. Mungarurire Remera ku Gisimenti. Chef Mungarurire ni mukuru wawe? Niwe yaratuye, niho naruhukiraga hano. Chef Mungarurire ni mukuru wawe? Ni mukuru wanjye. Yego. Ako chef karakomeje. Karakomeje. Hari umuntu wambwiye ati muri 59 ati ibintu byabayeho n'urugomo rw'abazungu, ati nibo batotezaga abantu, ngo batewutsi bo nyine batoteza nabo bashefu, kandi aribo babigishije bakarangiza amashuri ya Strida. Bitari icyo gihe hitwaga Strida, ngo babashinjaga indatwa, ari abahanga bazi politike, nibo bakinaga n'abazungu, bakina iyo politike nyine bashaka independence totale, abazungu batabishaka. Ngo babashinje ko aribo bishe Rudahigwa. Au contraire, kandi wewe nibo bamurwaniraga. Uwo muntu yarambwiye ati ibyabaye mu Rwanda si revolution, ahubwo n'urugomo. Abo bashefu ahubwo bari barakereye barema inama nkuru y'igihugu, Rudahigwa ari we uyikuriye. Yego. Noneho batangira no kwambura abazungu imyanya yabo na za kesi, ibyo bitaga sayase, nicyo cyababaje abazungu. Kese inkuru y'igihugu yabaga ifitwe n'abazungu icyo gihe. Abo bashefu rero Mungarurire nawe wayibambuye ikigega cy'igihugu, arakiburana rwose ati ntabwo mugomba gutegeka ikigega cyo guhumura abazungu, twebwe abanyarwanda igihugu ari icyacu, amafaranga ni ayacu, imisoro ni iyacu. Ni nacyo bamwangiye cyane. cyane aho ntiyari kurusyaho rwose. Yari icyago, yavumburaga cyane. Yari umuntu umeze nka Barumumba w'amashagaga, abazungu batumvikana. Yari umunationaliste cyane. Yari nationaliste. Akaba na runari, birumvikana. Hanyuma se icyo gihe Chef Mungarurire kugira ngo ajye kugira ayo mashagaga, atinyuka abazungu, ababwize ukuri. Abo bari barabagize abashefu bose bari barize i Butare. Yego, undato barigishwe n'abafurere b'urukundo bitwaga Frere de la Charité. Bazi ubwenge, bamwe ari abagoronome, abandi ari abaveterineri, abandi bari administratifu, barize na politike n'iki, batangira kurwanira igihugu bashaka independence. Aho bitaga mu bashariti, bari kumwe mu bashariti, barabashariti jitso. Charité byabaga kuri Frere de la Charité, abafurere b'urukundo. Icyo gihe mwari muzi bibamwe cyangwa mwabirebaga mutyo? Twebwe twarabana. Twarabana, ariko tukumva ko politike zatangiye, abo ngabo bakabashambarira, bakabafunga cyane, cyangwa
bamwe bakabica abandi bakaba mbese politiki bitangira kuba vuruguvurugu nibwo hatangiye pariti z'amoko menshi yego pariti nyinshi za parimehutu zirashingwa za porosoma iyo bitaga raderi n'iyo ya runari rero yarwaniraga independence imediate mbese abanyarwanda bibavurugu biratangira birapfa icyo gihe Kigali ahangaha mwiga muri Kigali batwikaga iyi misozi tuyireba abaparakomando b'ababirigi bagahagarira rubanda nyamwinshi gutwika ingo z'abatutsi zirashya inka ziratemwa abantu baricwa mbese abantu turahunga ibintu bibaho warabibonaga uri umwana ndi mukuru rero umwana se umuntu wigaga muri college se sinari mukuru icyo gihe mwe muri college byari bimeze bite dufite nk'imyaka nka 15 n'indi hari abasore umuntu abareba mu 15 ubibona icyo gihe mwe muri college umutekano nubwo mukuru wanjye yabacitse umuzungu yaraje nkubita urushyi hariya muri oya uti umuzungu yaraje nkubita urushyi ruri mu ngarurire yamucitse umuzungu wamukubise urushyi ubwo batangiye kubafunga abo barunari ngo barwanira independence no kubisha abandi babanyongera mu Ruhengeri barabanyonga benshi cyane baba intellectuel icyo gihe ntibari bagishaka abantu intellectuel bize amashuri ko barabarwanyaga barwanyaga ibintu biracika nyine biba nabi cyane abantu aha hose ugasanga hari akimiriro muri iriya misozi za Remera aho ngaho twari tuhagaze batarahatwika ariko ureba za Rubungo hakurya hariya aho hose hashya indege za kajugujugu z'ababirigi zigenda hejuru mu kirere nyine zitera ubwoba kugira ngo abatwikirwaga be kwirwanaho uko bafataga imiheto bakabarasa babatwikira abazungu bari bagiye gushaka abantu mu Ruhengeri bitwaga ngo abakonya bajya Bukonya barabazana rubanda nyamwinshi baza gutwika kuko baje icyo gihe hitwaga mu Bwanacyambwe bashaka ko abaturage batwikira abo bantu bose ba runari ntibatoranyaga wabaga uri umuhutu uri umututsi uri runari gusa bakagutwikira bakakwica cyangwa bagatema inka zawe noneho bajya kuzana abantu batabazi kugira ngo bazatwikira abo bose bazana bo mu Ruhengeri bategeka kubatwikira byanze bikunze nibo baje gutwika aho hose noneho abandi bari abahigi cyane bari baturanye n'amashyamba n'imyambi bakabarasa barasa ibyo bigabo byaturutse mu Ruhengeri bitazi ibyo ari byo abazungu babonye babarashe babonesheje bazana abaparakomando rero b'ababirigi bijya kubakura Kongo iyo babaga nibo baje rero bagahagarikira abantu baratwika noneho za kajugujugu ziri mu kirere ziterabwoba abantu rero nibwo twatangiye gucika ababyeyi baraducikana mbere oya ndashaka ngo tugaruke kuri chef mu ngarurire amaze kubacika ngo umuzungu kuko yagukubise urushyi yaraje asanga muri interina hano rwose n'abandi bana batoya aragenda yaza kuvugana n'abapadiri batwigishaga aho ngaho muri interina hanyuma mbona barantunga urutoki uwo muzungu araza witwaga Yegerimo w'umugome niwe wategekaga teritwari hano uti witwaga yaranganaga na mukuru wanjye cyane witwaga Yegerimo w'umubirigi araza arambaza ngo mu ngaruriro uramuzi sha mu Kinyarwanda gute ninamuzi ngo mupfa niki narindi byambariza ndavuga ni mukuru wanjye ngo ari hehe ngo yagiye he ngo vuga vuba ngo yagiye nawe yari abacitse nanjye yari yacitse sinari mbi abo bose barunari bakuru babitwa bakayihura ba mungarurire barwaniraga independence ba Rwangombwa n'iki bapfuye nabo bahangaho batashye no mu Rwanda akubita urushyi mu gutwi k'ubumoso n'ubu ntabwo numva neza ndi umwana muto cyane nikubita hasi mu gutwi neza bita hasi abapadiri bararakara cyane umupadiri wanyigishaga w'umuzungu bararakara cyane ati no Yegerimo ati no ntugomba gukubitira abana yamesha
niba mukuru we yacitse yamubwiraga mu gifaransa cyumva twatuvuga igifaransa akigagamo nabo ngo niba ntibumvikanaga yacitse ati umwana nta kintu azi c'est un enfant petit enfant nta kintu azi rwose yari ashaka kugunyera imikunsinda aho ngaho kabisa umujinya kabindi umurizo karagenda abandi bana barumirwa rwose ntabwo babyumva twese ntitwumvise ibyo ari byo niba kuba umupadiri rwose yagiye no kumvuza i Kigali hano kuri CHUK kera kukuvuza ibitaro byabagaho rwari urushyi rubi kumvuza ariko ntabwo njya numva neza mu gutwi kumwe aho yakubise usibye urwo rushyi rw'uwo muzungu abana b'abanyarwanda bo mwabanaga muti icyo gihe hamaze kubaho barumiwe abana benshi abaturutaga ubukuru bari bamaze kumenya ibya politike banajyagamo baba bagiye gukora za mitingi aho ngaho bavuga batuka abazungu abo bana bakajyayo bakuru nanjye nkajyayo nkumva aho ngaho i Kigali bakora za Nyamirambo bakora za mitingi za runari bashaka independence batuka abazungu abantu icyo gihe rero bararakara cyane noneho bakajya bakubita uwo babonye ikimwaro cyararishe bati abanyarwanda batwanze n'iki yego ikigaragara amacakubiri nibwo yatangiye icyo gihe nibwo rwose intambara nibwo zatangiye afite abapreparaga jenoside yego nyuma nibwo numvise noneho ko jenoside yatangiye icyo gihe koko ko nibwo batangiye guteranya abahutu n'abatutsi n'iki bamwe bakica abandi nk'abo bava mu Ruhengeri bakaza gutwika Ubwanacyambwe bagatwika Kigali ni ukuvuga ko bangaga gukoresha abaho ngaho kuko kuko abandi bari barabananiye bakayoberwa umuhutu n'umututsi hano ntiwabimenyaga ibyo ari byo ntabwo babumvaga nk'ikerekana aka turapfa iki mwicira umwana turapfa iki abantu bari bashyize hamwe icyo gihe bo muri Rwanda cyane cyane nta muhutu n'umututsi wamenya aha ngaha yego bituma bajya kuzana abo babarera bategeka bakumva gusa bakabashyira abasirikare inyuma bakabagenda inyuma turabaporotesha n'intwaro n'imbunda n'indege ziri hejuru zibaporotesha ubundi mugende mukore yakajugurirwa umukore ibyatangiye icyo gihe noneho abadebandade bamwe baracika hose bamwe i Burundi abandi Uganda abandi Tanzania bitangira gutyo nibwo abantu bashize mu gihugu ikigaragara uri intore buriya butore watangiye kwiga ryari ibintu byerekeranye n'ubutore guhamiriza ibintu ni ibintu bya kera by'iwacu bya kavukire iwacu habaga urabona umuntu wabaga ari umutware yabaga afite ingabo nyinshi abantu batuyeho kera hari abatwa bari bazi guhamiriza no kuririmba no kubyina umutware rero umutware yabaga afite abatwa benshi b'intore abantu ba kera bariya b'abatware ba kera babaga bafite intore buri hantu buri mutware yagize itorero kagira ababyinnyi umwami yaba yaraje gusura igihugu bagatoranya abazi guhamiriza bagira bate ubwo twabyigaga gutyo abo batwe nibo batwigishaga ariko ari mu mashuri primaire haje abapadiri n'abafurere b'abanyarwanda bitangira bagira amatorero y'abana batoya dutangira dutyo kwiga imihamirizo bakajya mu gihe cya recreation cyo gukina abashaka kuba intore bakajya hariya bakaza n'umwarimu watwigishaga ibyumba nibuka witwaga Mukimbiri watwigishije guhamiriza noneho twataha n'abatwa b'iwacu no kuririmba n'iki baririmbira shefu bataramye cyangwa abazungu baba baje bakabaririmba bakabahamiriza mbikuriramo urumva nabikuriyemo data yari umuhanga cyane mu nanga y'Ikinyarwanda turangaga neza cyane muri gashoro yazo umurya w'inanga cyane narazi gucuranga cyane inanga y'Ikinyarwanda ndende ireshya urumva nabikuriyemo rero
biza mutyo. bashaka kumbwira ko wigiye ku kirenge cy'umutwa Rwose neza. mwarabanaga umwana w'umutware n'umutwa Rwose n'abatwa bari bakikije urugo nibo bari bakikije urugo. Umutware yabaga atuye nk'aha, abatwa bagakikije urugo nabo bahatuye. Nta kindi bakoraga atari ibyo byo gusenga, guhamiriza, imbira umutware kumubyinira bakabaha bakabatunga. Ubundi bakibumbira inkono zabo nabo bakirwanaho. Ari abahanga cyane. ubwo wabanye nawo cyane cyane. tugeze kuganira babwira utigira ngo ndi n'umutwa w'ubu Cyane rwose. inshuti bareba inkora y'amateka aho ababyeyi bacu baba baraciye ibyo baciyemo. Ndatekereza ko ari inkuru ziba zifite icyo zigisha, ariko noneho muzehe Ngombwa Timoteyo ndagira ngo atugerere atubwiye uburushyi bwe uko bwaruhiye n'aha ngaha kugeza no gukubitwa n'abazungu, ariko igihe kiza kugera mwambuka isharo murahunga mujya Uganda. iyo nzira yari imeze ababyeyi baraduhungishije nabo barahungaga nako se mwaciye za Nkana. Uravuga kuva inaha ngaha twakomeje nyine iriya nzira ya za Rwamagana na za Gahini, umuhanda wari uhari wo kugira. None se so yari yaramaze kwimuka yaraje inaha cyangwa mwahungijwe n'abanyeshuri? Kuko barimo intambara imaze gutangira, urabona mu Nkiga nibo batoteje cyane ababatwaraga. Abazungu bari bamaze kubibashyiramo byarangiye. Noneho abatwari nabo barahunga ngo barahungira muri kapitali, naho barahungira bajino naho barahungira umwayi mu Kigunda. naso murega nshuro yajino hajino ariko ari uguhunga gusa kuko bari batangiye mu Nkiga kuhatwika. Noneho bagahungira muri kapitali, rero bati agahenge nikagaruka tuzasubira iwacu. Naho n'abazungu babaga bari mwirukana izo mbwa cyangwa mubiciye mu barangi kugira ngo bashyireho ababo. ubwo batangiye gushyiraho ababo. Yaraje aba ku muhungu we. Ntabwo byatinze yabaye nka passage. yewe n'igihe babaga kubera ibiruhuko sinajyaga ibyumba. Hano hari hafi ya za Rwamagana aho twigaga n'ahaga muri interineti natahaga i Remera hariya ku Gisimenti hariya niho n'inzu yacu iracyahariya mu Ngaruriro. Koko se hari hariya bubatse amabanki rwose inyuma ya za banki hariya. Ikorerwamo iki? barahaguze bahubaka amabanki nayo barayigura. Yego. Ariko iyi nzu ikomeye cyane irutiye gukomera yanganaga nk'iyi. Yego. Icyo gihe mbese hari ku ngoma y'uruhe mwami? Rudahigwa. Rudahigwa wari waramubonyeho? Cyabari yazaga n'iwacu aho ngaho i Remera. I Remera hariya yarahaza? Yazaga si Kigali, yari afite aho atuye i Kigali. Yaje i Nyanza akaza n'i Kigali. Hari ubwo yagendaga amateritwari yose. Ariko nakubwira ngo wari ukaze rero ntunyuze. Umuntu wabonaga umwami agenderera iwawe cyane. Nyamukuru wanjye baba bayagiye mu nama nkuru y'igihugu i Nyanza, tukajya i Nyanza bakatwigisha, baba bagiye gutarama ubwami tukabaherekeza turi abana tugajya kumva. Ubwo wigeze urara igihe ibwami utaramye? Yataramaga ariko ndi umwana, baba baratujyanaga kugira ngo tumenye ariko reka tumenye kiritire. Bakuru bacu barize amashuri bashaka kuroda abana kugira ngo natwe tumenye uko bigenda. Tukabona izo ntore nyine, tukabona aho bavuza ingoma ibwami bagatarama, nuko nijoro bakaza kuducyura tugataha. Ariko tugize amahirwe yo kuganira n'umuntu wataramye ibwami. Nk'izi ngoma tubona zivuzwa muri iki gihe, ibwami niko byabaga bimeze? Mubona barabifunguye ku mugoroba no mu gitondo? Mubona barabifunguye? Mubona bifite agasanira k'icyo gihe? Ubu kuzivuza neza. Yego. Bari bazizi cyane, abakaraza babizi koko, babaga barabihanze bo. Abo twigana ibyo bakoraga. Yego, nicyo nashakaga kugeraho. Wabonaga bisa. Hanyuma se umwami yarazaga agateka aho ngaho nawe bavuzaga izo bitaga izo kubikira. Yavugaga ku mugoroba nka saa 2 y'ijoro.
kubikira umwami kwa kumubikira ni ugutuma asinzira neza igihe atarajya ku kisasiro se yabaga mu gitaramo ahubwo nibwo bazanziguzaga cyane ariko zikitwa izo kubikira izo mu gitondo rero zimukangura zikitwa izo kubambura yego bazivuze nawe akaba yabyutse yiyuhagiye akajya ku kazi nk'abandi bose ngombwa Timoteyo muva inahangaha mu murwa mukuru noneho rero murarenga mugera Uganda urwo rugendo rwagenze rute none twabonye imodoka hari imodoka zaba icyo gihe byari bikivangitiranye noneho hari abantu b'abacuruzi b'abagari ba runari batunze amamodoka yego urumva noneho rero barareba abantu bagiye gushira noneho bakajya bafata imodoka zabo bakaza nka miliya za bisi zihagarara hariya abashaka gucika bose bakiroha mu mamodoka ariko bakariha bakabajyana bakabambutsa umupaka babageza ku mupaka noneho kwicira muri za bariyeri bakageza mu Mutara hariya bariyeri zari zitarabaho bariyeri zabaye ubu bibaye ubu ngubu abantu byari debandade mu ntambara batwika bagira bati ariko nta bariyeri nta butegetsi bari gutwika bagira abantu bagende bwo gushyiraho bariyeri kuko ntabwo bari bafite abategetsi babo bari abazungu ntabwo abazungu bari gushyiraho bariyeri cyangwa abasirikare b'abazungu birumvikana hanyuma rero mugeze Kongo muhungira he duhungira muri Uganda Murankore nk'abandi bose nk'impunzi bamwe bajya muri aho bita za Nyakivara abandi bajya Shungerezi abandi gutyo za Toro za Hehe za Bunyoro yego weho wari uri hehe wowe wari hehe yewe teka nahungiraga mu mujyi Mbarara rwo ni wavuyemo wagiye Mbarara twagiye Mbarara rwose iwacu bagiye Mbarara mu mujyi yego hari abakire ntabwo bagombaga kujya icyo gihe bahunganye n'inka twarazihunganye oya n'abagaragu barazambutsaga barazambukanye bose badahunga yego n'izabo bose bakazihungana uza kuhavute ugira Kongo ko numvise Kongo ni birebire twageze muri Uganda urabona tuhamara igihe tutiga ko twigaga mu Gifaransa twageze tubura amashuri niho wayabona uba wigaga Igifaransa Icyongereza kikabanza kikakurya yego kikatunanira ababyeyi bacu barareba se aba bana bagiye gupfa uruhi nimubashakira amafaranga tubohereze bajye kwiga i Burundi yego n'iwacu ndetse harabananira twarimukanye twajyanye iwacu twarimukanye yego baramukira muri Tanzania ariko ubwo tumaze imyaka 3 muri Uganda kuva muri 61 kugeza 63 datati abana banjye ntibagomba gupfa nabi ngiye kubashakira amashuri iyo ngiyo turimuka niko twavuye muri Uganda twimukira i Burundi yego none i Burundi rero nanone muhungiye ko nyine tuba tugeze ahantu twiga amashuri dukomeza Igifaransa dukomeza iki ababyeyi banjye ni naho papa niho yasaziye namaze imyaka myinshi Burundi amashuri turiga hanyuma ngiza kuhava rero ngi Kongo ujyanwe n'iki muri mirongo 76 oya 76 urumva nari mamaze imyaka 20 cyangwa 10 ujyanwe n'iki kwiga Kongo kwiga amashuri mukuru wanjye yarahari aradutumira arantumira ati nimuze mujye mutahi iwanjye njya kuba umunyekongo noneho rero maze imyaka myinshi cyane icyo cy'imyaka myinshi cyane nakimaze Kinshasa ndi umunyekongo rwose ndaza kugera aho uko byakomeje ariko i Kongo ho
uranakomera itorero cyane rirakomera. cyane cyane no gukora akazi n'iki byose turakora tuba abantu bakomeye bigize ujya Kongo twari kuhavanwa nuko dutangiye urugamba tumanuka epfo tujya gutabara dushaka igihugu cyacu. Ubwo nibwo navuye i Kongo nsubira noneho Uganda kujya kuza mu Nkotanyi. Yego. Ariko tutarava i Kongo ngo nabwo ngo waboneye akazi gakomeye cyane cyane nakuriye nahangiyeyo n'itorero rikomeye cyane ry'Abanyarwanda. Yitwaga itorero rikomeye cyane pe. Yitwaga nk'iki? Yitwaga Ishyaka. Ishyaka kugira ngo umuco wacu utibagirana rwose. Abakobwa n'abahungu itorero rikomeye cyane ishyiramo n'abanyekongo ahubwo. Utaradukunda cyane itorero ryacu biracika. Kagiye intore de Goma ngo ni intore zo kuri Goma. Intore yazitiriye abantu bose twari twarabaye bazayirwa. Kuko izo ntore nyinshi zari zaraturutse i Goma. Yaraziyitiriye zibitwara intore aho kugira ngo abyine Sakanyosa naki. Oya nategetse n'amatorero yabo naho Kongo. Ababyinnyi b'abaruba abakongo abanyekongo abaki ingero zabo zose iyo twajyaga mu minsi mikuru intore zagenda zo zabagizaga imbere. Bategeka iminsi mikuru ingari chef de la danse folklorique. Chef de la danse folklorique. Danse nari chef wa danse umuco. Yego umuco wa Kongo. Icyo gihe i Kongo byari bimeze bite ku muntu? Folklorique dizayiha twari zayiha cyagi. Twari zayiwa. Icyo gihe kugira gukora ibyo kandi zina umututsi twabaga turabazayiru maze ndure tufite nationalité twose. Ariko rero nabikoreshaga abana bacu Abanyarwanda i Kongo bari benshi cyane. Abana bacu nkabona ko bazahera kuvuga Igifaransa n'ikiza naringara batazi Ikinyarwanda batazi umuco w'Inyarwanda batazi n'icyari cyo kwanza no kuba umunyarwanda ntibari bazi icyari cy'abantu. Bari bazi ko turabazayirwa nyine pire bakabona base barakize bameze neza. Muze mwari mubanye mute na Mobutu? Abaki Abanyarwanda ayo matorero tubanye neza cyane nyine bumva ko twigisha umuco wacu w'Ikinyarwanda. Bidufashamo cyane. Nta kibazo bari babifite. Amafaranga menshi cyane bakayasuka bakazana abana babo. Bari bagize Imana babonye ko ariko muze icyo gihe Mobutu yari pata n'urugi na Perezida Habyarimana. None se ni gute babafataga neza kandi Habyarimana baje kuba pata n'urugi vuba aha Inkotanyi zaratangiye. Reka da n'ejo bundi vuba aha n'amapariti yo mu Rwanda yaratangiye ahubwo batangira nabo bashaka kwirukana Habyarimana. Ziriya za PAER na za PDC na za nibwo Mobutu iyo yuzuye na Habyarimana Mobutu yari ubuhungiro bwa Habyarimana. Iyo mu Rwanda bamumenasaga hano yazaga i Kongo. Mukabimenya batwerekaga kuri televiziyo n'abari kandi yagwaga Kinshasa indege tukamenya ko y'u Rwanda hakaba ubwo azatanasinziriye ukabibona mu maso ko atasinziriye. Ahunga igihugu yamenenganye aje kugisha Mobutu inama. Ubwo nibwo buzuye nubwo bakundanye. Inkotanyi Mobutu azihamagara ngo bakore reconciliation ba Kagame badusanze bakire baje mu mishyikirano birananirana. Icyo gihe natwe tumaze yaho bita insere iki aho bita insere niho bari baje mu mishyikirano. Mu mishyikirano insere ni hafi ni kilometero 60 ya Kinshasa. Kumva imishyikirano kureba dukomeye mwagiyeyo cyane tugakurikira
turatangiye gukurikira igihugu cyari cyatugiye mu maraso byari byatangiye yego twari twatangiye kuba abanyarwanda yego uza gutabara uva Kongo ugaruka Uganda cyenda yaradukundaga cyane tugahamiriza akishima cyane tukamubwira ndifuza kumenya iminsi mikuru ya pariti ya MPR pariti unike twagiyeyo hamwe n'abandi banyekongo bose n'igihe hazaga oyiwa icyo gihe yitwaga oyiwa abashefu d'etat b'Afurika baza i Kongo niwe wadodadoze nijye wari imbere rwose bari imbere negeka baruba abanyarwanda baruba abakongo ayo matorero yose yabo abari nyuba plus yego muze hanyuma rero ibihe biza gukomeza biragenda ariko uza gushaka washatse muri kangahe oya ni kera icyo gihe ariko nashatse nyuma tugiye kumanuka mu myaka ya vuba ya 80 yego natekereje abakunzi b'Inkora TV turi kumwe n'umusaza Ngombwa Timoteyo ariko nyine ndabitekereza gusa ariko nitwagumana ndigendera uramutaze none se nari kumujyana narigendeye nawe arigendera muri ibyo bihe muri izo nzira zose muri ayo mashuri ku rugamba mu ntore twamanutse turi kivunge cyinshi nabo nigishaga guhamiriza nabo nigishaga wariteruye ryose twaramanukanaga tukajya kuri Inkotanyi yego benshi hari abajenero hari bahoze ari amatorero yanjye nabigishaga guhamiriza ariko tandanse yego ari kugira ngo abanyekongo batamenya ibyo ari byo tugakora na za fundraising tukarekora wari muri serire yihe amafaranga yo kugemura wari muri serire yihe urabizi ko hari hagabanyijemo amaserire serire y'u Rwanda serire y'u Burundi serire yo mu Kamenge serire ya wari muri serire icyo gihe twarabaga muri kapitale Kinshasa twese twari kimwe yari nka serire ya Kinshasa muri ibyo bihe byose haba mu ishuri haba muri uko guhamiriza byaba ku rugamba mu Nkotanyi ufite ibintu n'abantu kumbura ariko i Burundi niho ibyo byakomereye iby'umuco yego noneho nageze mu bantu bene wacu bafite amatorero bariya basintore bitwaga ba Muranga bitwaga ba Florida abangaba ngeye mu matorero noneho na yanganzo rero irabyuka sasa muze uko nari mbonye abandi bose inganzo irabyuka noneho yego inganzo irabyuka risesurura ntangira kuba umuhanzi ndacika amatorero yose muze abantu mwabanye haba muri ayo matorero haba mu Nkotanyi haba ku ishuri ukumbura abandi baba bariho cyangwa batakiriho ntabwo ntiwabishobora wese wamenya udakumbura abahe kominote zose nari nzirimo kominote zose nari nzirimo aho nigishaga amatorero yanjye nishigishaga bose abenshi babaye abasirikare baramanutse iyo kominote ubwo nayikumbura se nayo bambaye ingofero abandi babaye abadokiteri abandi ariko hariho umuntu wenda wajyaga deranja nko mu ishuri cyangwa se wakubayenjeniyeri abandi umuntu mwakundaga najyaga mbigisha bagaterana amacumu bagwa mu nka bakagwa mu nka barebana umwe agatera undi icumu nk'abantu ujya ukumbura ni nk'abandi mwajyaga mutera imbozi mwajyaga mutera mu matorero se ko bari imbozi gusa amatorero yose abamo igipamu ariko rero abenshi abo twabanye baracyariho
niyo mbakumbuye ndabasura ntaravunika, n'ubu ndabasura ntaravunitse. yego N'ejo nari mu gitaramo cyabo, urumva bo iyo mbakumbuye ndababona benshi. hari n'abajya bagusura cyane Baransura cyane bose, bakayirebwa abagabo, nanjye ndabasura. Nakumwe na ba Ruberi baje kunsura hano rudatsimburwa n'abari benshi, n'itorero n'amatorero mashyashya yo nigishije hano, ayo nabanye nayo hano b'abasore bato bato, baraza n'indirimbo nkabigisha, n'ubu mvunitse baraza yumva ko nasara yego nararanye nabo. mwaraye mumeze neza. ubu ugeze kuki wigisha abantu inganzo yawe, abashobora kuyisi umwana wemera ubu ngubu wasigaranye nk'inganzo yawe benshi ntabwo wabashobora. Amatorero se ko nabaye mu matorero menshi, uramunyimara ntabwo abenshi bari mu itorero ry'igihugu, abo nigishaga kubwo abaselekisiyona bakafata itorero iri bakabajyana mu matorero y'igihugu. Abo ngabo ubu ntaho wavuga ute, ariko mu bantu twigeze guhamirizanya cyangwa se mu nigishije uti kanaka rwose arakaze cyane? oya ne parupiye ni benshi ntabwo bose barabizi, barabizi, bari intore zikomeye, abo nigishije kuririmba, abo twaririmbanye nabo babizi cyane, b'abahanzi bose. Abo nibo nkumbura cyane, nkumbuye kongera kwicarana nabo tukaririmba, nibura kuririmba iyo byaje bizamo no kubyina, hakaza n'abagore twabanye babyinaga icyo gihe bakibizi n'ubu, ibintu nk'ibyo ugasanga ahubwo nishimye cyane. ni byiza cyane. ubu nagira ngo wenda hari uwo waba ukumbura cyane, waba utari inaha ngaha ku buryo yazabona iki kiganiro akavuga ati ati muzehe ngombwa disi ntawe utari arambwiye ataransuhuje. hari benshi twaririmbanaga baba mu Bubiligi, muri za Canada, urumva bose wabakumbura, utazababona utanababona. ariko rero muri iki gihe itumanaho ryaraje, muravugana mukaganira, cyane cyane ko mwe mudusakaza mukatwerekana, bakamenya ko igihanga ukiri umuhanzi mwiza, nabo bakagukunda, nabo bakaba bakoherereza indirimbo zabo nabo. ubwo irungu riba rishize iyo wumva nabo bihangira ibyabo, ukabyumva ukabimenya. abakunzi ba Inkora TV uyu munsi ntituri bubwire muzehe ngombwa ngo aturirimbire kubera ko yasaraye yaraye mu gitaramo, kandi birumvikana indirimbo ze ziri ahantu henshi. hari uwera de n'izindi bacyusa, abo bita bacyusa basubiye, hari indirimbo baririmbye bamutumiramo, muzabona nk'indirimbo yitwa mpungutse mpimbawe. Icyusa turaririmbana n'ubu ngubu muraririmba? n'ubu dufite izindi namwoherereje ubundi. yego Icyusa ni umuhungu wanjye n'umunyeshuri wanjye, iyo mfite indirimbo kenshi yayikunze ndamwoherereza tukayiririmbana. ese inganzo yawe kera yakundaga yaguhangagaho nko habaye nk'iki? ni igihe uri wenyine, ni igihe uryamye, ni igihe mfite igihe cyose, igihe cyose mbona ngira akantu kantunguye cyangwa kagize ukuntu nk'uko nageraga inspiration ntazi aho ituruka. yego haba habaye nk'ahantu nk'ikirori bateje bundi tuzashingira kanaka, nkumva ka inspiration n'abamuzi ari inshuti, nkumva ka inspiration karaje nkamuhimbira. amuhimbira nk'izo mu bukwe, kanaka Rukizangabo yabyaye, n'inshuti yanjye yabyaye, nkumva igihozo cy'umwana nkumva biraje, ntabwo menya aho bituruka. ntabwo wamenya aho bituruka. nishimye mbabaye biraza, ariko sinkunda kubabara cyane ku buryo nk'imbi indirimbo z'agahinda. ntabwo mbona umwanya. yego umwanya wo kubabara, ntabwo mbona umwanya rwose. ubwo ibyo ubikesha iki? mu butore numva nta cyambabaza, isi bababazwa n'iki? kiri kubaza akankubita nk'uwo muzungu.
umuzungu yarakubabaje n'ubundi ntacyambabaza nabyihanganira yego n'ubu narwaye narabyihanganiye nkumva ntacyo bimbwiye yego mbabara ariko kwiririmbira nkabyibagirwa nkabyakira cyane cyane n'aba mpuye n'abandi nyine noneho byo nkumva ndanezerewe cyane yego muzehe ndagushimiye cyane kubw'ikiganiro cyiza uduhaye tuzagaruka uracyafite byinshi nutora agatege tuzaza tunaririmbe tuzaza tunaririmbe cyane none urasanga afite utundi buriya tuba duhari tuba duhari uzadusanga zaguha yego inshuti bakunzi bayihora yanjye se nakwibiki aba ntacyo wanyuma byo nabizi rwose uri n'umukiga mwene wacu umukiga mwene wawe nicyo gituma twuzura nakagozi k'imvura amaraso y'abakiga ntabwo ashira n'amaraso y'abakiga abantu banyoye ikigage ntabwo kandi turi imfura cyane bitarabaho turi imfura bikomeye yego mumfashe dushimire muzehe Ngombwa Timotheo mwumvise ibigwi bye indirimbo nyinshi ziririmbwa inahangaha inyinshi niwe wazihimbye intore mubona zihamiriza inaha abamaze kuba baririmbirwamwa abenshi bamuciye mu maboko rwose reka tumushimire kandi mwumvise ko ari n'umusaza wagize uruhare mu kubohorwa kuri iki gihugu ibyo byose ni ibigwi byawe muzehe turagushimiye cyane murakoze cyane Inkora TV tuzakomeza tubashakire amakuru amateka aho abantu bagiye baca inkora yabo kugira ngo tubone icyo twabigiraho icyo nababwira ni mukande share ku biganiro byacu mu bisharinge mu bisangiza abandi nyamunani muduhe ibitekerezo byanyu mukande like mukande na subscribe hanyuma ibindi biganiro byacu naho ubutaha tuzakomeza tubibagendere aho mudushobora kujya ngaho rero mubane n'Imana urakoze cyane muzehe urakoze cyane ukunda kunsura nanjye ndabikunda cyane